Moramutse and Eza. Good morning. It's good to see them today. Nanone byiza kongera kubabona. Sabato Nzeza. Sabato Nziza. I'm still struggling. Thank you for being here this morning. And thank you for the women's ministry for your wonderful program. Today we will be speaking about the family. And women play a very important role in the family. If one reads in the book of Kings and Chronicles, the Bible describes the different kings. And they will say, so and so was the king. And he did not follow in the ways of the Lord. But then there were also good kings. And they would say, so and so was the king. And he followed in the way of the Lord. And the name of his mother was. Whenever there is a good king, the name of the mother is mentioned. And it is not by coincidence. It is because the influence of that mother made him a good king. So I would like to honor all the women and mothers here today. And say thank you for what you do to the families. And keep up the good work. Making good children who will follow God. It is so wonderful to see all the children in the church. Our children are very special. And often we have a slogan in the church which says the children, and especially the youth, are the future of the church. That is not true. Because if the role of the children and youth are only in the future, then they do not have a place now. The children and the youth are the church. And I want you to look after your children and your youth. Thank you for the scripture reading that was read this morning. And we will be talking about that later in the sermon. We'll talk about that later in the sermon. But first, for the past week, we've been doing a seminar here. Thank you for those who have been attending. Thank you for the visitors who are here today. And please come again this week. It is not too late to only start coming now. And I pray that you will bring your friends with to hear the good news. And that good news is that Jesus loves us.
But God has a challenge. ariko hari ikibazo Imana ifite. He wants to explain to us how much He loves us. Ishaka kutwereka tugasobanukirwa n'uburyo idukunda. But our minds are too small to understand. Ikibazo rero nuko ubwenge bwacu ari buto cyane kugira ngo bubishyikire. God created Adam and Eve with a perfect mind. Imana yaremye Adamu na Eva ibaremanye ubwenge buzima. And now for the last 6,000 years we have been in sin. Ariko muri iyi myaka 6,000 yose itambutse twabaye mu cyaha. And our minds are not so strong as when we were created. Nuko rero ubwenge bwacu n'intekerezo zacu ntibigikomeye ntibigishyitse nka cyagiye umuntu yaremaga. So to understand how much God loves us, kugira ngo tubashe gushyikira no kumva neza urukundo rw'Imana kuri and it twe. is difficult for God to explain this Ndetse bikaba bigoye Imana cyane kugira ngo ibitwumvise. because He is so great and big and Kubera yuko ari ikintu kinini cyane kandi gikomeye. that we just cannot comprehend. Nuko bigatuma tutabasha kucyumva no kugishyikira. In fact, Ellen White says the following. Ndetse Ellen White abivuga muri aya magambo. She writes that throughout all the ages of eternity, Nuko akavuga ngo uko imyaka yakomeje gusimburana mu bihe byose, we will study the character of God's love. oya ahubwo uko imyaka izakomeza gusimburana tuzakomeza kwiga imico y'Imana. And never come to a full understanding. Kandi ni hahandi nta na rimwe tuzigera dushobora kubishyikira. Imagine that. Nimutekereze kuri ibyo. Forever and ever and ever. Igihe cyose ibihe bisimburana. Trying to understand God's character Tugerageza of love. kumva imico nyayo y'Imana. And never getting to the Kandi point nta na rimwe tuzabasha where we kubishyikira. can say, now I understand how God Mu is. gihe twakwibwira ngo ubu turabyumva. There will always be something else to learn about. Ahubwo bizaba ngombwa igihe cyose guhora hari ibyo twunguka kuri rwo. And that is one day when our minds are restored again. One day when our minds are restored. Igihe kandi ibyo nanone bikavugwa mu gihe tuzaba twamaze guhindurwa bashya. So now you understand why it is such a struggle to understand God's love for us. Rero mushobora kubyumva uburyo uyu munsi bitugoye kugerageza kubyumva. And why God has a challenge to explain everything to us. Ndetse n'uburyo bigoye Imana kugerageza kubitwumvisha. Because God is so big we cannot comprehend. Kubera yuko Imana iraturenze ntabwo dushobora twebwe ubwacu I kuyishyikira. just want you to consider the following. Gusa hari icyo ngira ngo mwiteho. God is eternal. Imana ni iteka ryose. He does not have a beginning Kubera ntigira itangiriro and there will be no end. kandi ntizigera igira iherezo. I struggle to understand that. Ibyo nanjye ubwanjye mpora ngerageza kubyumva ariko ntabishyikira. Because it is only God that has this characteristic. Kubera yuko Imana ubwayo yonyine niyo ifite icyo kintu. But not only is God eternal, Ntabwo rero Imana ari iteka ryose gusa, but He also has creative power. ahubwo ni nayo muremyi, ni nayo muremyi. Which means that He has been creating for all eternity. Ari nabyo bisobanuye ngo Katanga ka mbere niyo yakomeje kurema. And if God has been creating for all eternity, Niba rero Imana kuva Katanga ka mbere igihe tutazi yarakomeje kuba irema ari umuremyi. He is not limited by space. Biravuze ngo ntishobora kugira ahantu igarukira. So one day when we get to heaven, Igihe rero tuzagera mu ijuru we will be able to move in a direction tuzaba dushobora kuva mu kirere tujya mu kindi with the speed of angels ndetse dufite umuvuduko nk'uw'abamarayika, to go and visit other places. maze tukajya gusura ahandi hantu ibindi bice. And there will not be a warning from God. He will not warn us. Ntabwo Imana izaba ishobora kutubuza And say to us, be careful, everything I created ends there. ngo ivugemo nyabona mwitonde Because there is no end to His creative power. There's no end to His creation. kubera yuko ibyo yaremye ntabwo bigira aho bigarukira. And so this God which is so big and great, Nuko rero iyo Mana ikomeye ityo
kandi itangaje, which is not limited to time or space, itagarukira ku gihe cyangwa se ahantu runaka, must now explain to my mind maze ikagerageza gusobanurira ubwoko bwanjye how much he loves us. uburyo inkundaho. And the greatest way that he explained that nuko rero igitangaje nuko ubwo ikomeza kubisobanurira was through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. uko yagerageje kubinyumvisha ni mu rupfu ndetse ni mu kubambwa n'urupfu no kuzuka bya Kristo. There is no greater expression of God's love than that. nta yindi mvugo yarenga iriya yo ku musaraba yatwumvisha urukundo rw'Imana. But then he also uses images and pictures in the Bible. ariko nanone hari ibindi bigereranyo yagiye ikoresha tubona muri We Bibiliya. will quickly look at 5 of them. ubu ngubu tugiye kurebera muri byo bitanu gusa. There are many more which we cannot address yet. yego hariho byinshi ariko tutabasha uyu mwanya kuvuga byose. But many of these ways in which God shows us his love ariko muri ibyo byinshi Imana itwerekeraho urukundo rwayo has to do with relationships between people. bifitanye isano bijyana n'isano y'uko abantu bagirana amasano hagati yabo, Family relationships. by'umwihariko bijyanye n'umuryango, Because God knows that's the best way we can understand love. kuko Imana izi neza yuko uburyo bwonyine twashobora kumva urukundo rwayo. So the first one is the good shepherd and the sheep. rero uburyo bwa mbere ni ni isano iri hagati y'umwungeri n'intama. He is the good shepherd and we are the sheep. nuko rero hari umwungeri mwiza natwe tukaba intama. And the good shepherd cares for his flock. kandi murabizi umwungeri mwiza yita ku ntama ze. He protects it against the attacks of wild animals. nuko rero akarinda intama ze ku byabasha kuzitera, Even if it means that those animals could kill him. nubwo ndetse izo nyamaswa zitera izo ntama zaba zishobora kumuhitana. Psalm 23 explains how he leads it beside still waters. muri Zaburi ya 33 hatubwira uburyo itiyobora ku soko y'amazi afutse. He gives his sheep the best food and water they need. bivuze ngo ihagerageza guha intama ze ibyo kurya bikwiriye. What a beautiful image of a shepherd looking after a sheep. mbega icyitegererezo cya nyacyo cyo kwigira hagati y'umwungeri n'intama ze. To explain God's love for us. bikigerageza kutwumvisha urukundo rw'Imana. But if this was the only picture or image of God's love we ariko had, iyaba icyo aricyo kintu gusa twahawe kwigiraho, our picture of God would be very limited. ni ukuvuga ngo uko twakumva Imana byari kuba bidashyitse. And so God gives many other ones. nuko rero byatumye Imana itanga ibindi byo kwigiraho, Each one explaining something different about his love. kandi buri cyose kikagira icyo kitwigisha ku birebana n'urukundo Imana And idukunda. when you put all these images together, maze ubwo ibyo byitegererezo wabishyira hamwe, you have a better idea of God's love. ukaba washobora nibura kugira akantu runaka gashyitse kerekeranye no kumva urukundo rw'Imana. Still not a perfect picture, but a better one. rero ntabwo aba ari icyitegererezo gishyitse cyangwa kirenze ibindi. Now in this picture or image of the good shepherd and the sheep, rero muri iki cyitegererezo cy'umwungeri ndetse n'intama, we are the sheep. twebwe ubwacu tuba turi intama. But Peter says that we are also shepherds. ariko Petero azanamo ikindi, natwe akatwita abungeri, Who have a responsibility to look after other sheep. tukaba dufite nanone inshingano yo kwita ku mukumbi. So God is the upper shepherd or the number one shepherd. yego Imana ni umwungeri nimero ya mbere. We are sheep, but we are also shepherds looking after other sheep. nuko rero twebwe tukaba intama ariko zishinzwe kwita ku zindi ntama. The second image is that of found in John chapter 15. icyitegererezo cya kabiri
kabiri tugisanga muri Yohana igice cya 15. And here God uses agriculture. Nuko ahangaho Imana igakoresha ikimenyetso cy'ubuhinzi. And he says, I am the vine. Nuko Yesu akavuga ati ngewe ndi umuzabibu. And you are the branches. Nuko mwebwe muri amashami yawo. This is a very beautiful image. Mbega ikitegererezo cy'icyigisho cy'agahozo. Those of you who know agriculture mwebwe abagerageje guhinga will know that a branch is inoculated into a new vine or added to that tree. Murabizi neza yuko ishami kubaho kwaryo nuko riteye ku giti cyarwo. And it happens with many different fruit trees. Kandi ibyo ni nako biteye ku biti byose by'imbuto. When this process has taken place, iyo bimeze gutyo, you can immediately see that this is the original tree. Ubasha kumenya yuko iki ari igiti cy'umwimerere, and this is the branch that was added. Nuko cyangwa se ukaba wamenya niba ari ishami ryateweho. Because they look different. Kubera yuko biba uko bisa, niba ari ryateweho biba bitandukanye. But then this branch starts growing in the vine. Ariko noneho rya shami rigatangira gukurira neza muri cya giti. It gets its food and nutrients from the vine. Nuko kigakurura ibyo kurya biyivuye muri wa muzabibu. It starts adopting the characteristics of the vine. Bigatangira rero kwandura imico ya wa muzabibu cyatewe rya shami ryateweho. And if you come back to that same plant in 2 or 3 years' time, niba uramutse ugarutse kuri cya giti nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, you will not be able to distinguish the original plant. Uziko utazashobora noneho gutandukanya rya shami ryateweho na wa muzabibu from the branch that was added. Ntuzashobora gutandukanya rya shami n'uwo muzabibu ryateweho. Isn't this a beautiful image of God's love? Mbese icyo si igitangaza nanone cy'icyigisho tubonera ahangaha. He is the original vine, we are the branches. Yesu ni umuzabibu w'umwimerere, nyamara twebwe turi amashami y'intarutsi yateweho. And when we accept Jesus, we become part of this plant. Maze ariko twakwemera Yesu rwose tugahinduka neza nk'aho turi amashami y'umwimerere ya cya giti. And after a few years, we start adopting God's character. Nyuma y'imyaka runaka dutangira dutunzwe n'ibimuvamo muri icyo giti. And eventually we become, we have the same character of God. Bikarangira tugize imico nk'iya Yesu. A beautiful image that we find here. Yewe ahangaha nanone ni icyigisho n'icyitegererezo cyiza cy'agahozo. The good shepherd and the sheep. Ubwa mbere ni umwungeri n'intama. The vine and the branches. Ubwa kabiri ni umuzabibu ndetse n'amashami. The next few has to do with relationships. Ibikurikiyeho bifitanye isano birarebana n'amasano. Especially family relationships. By'umwihariko ku birebana n'umuryango. And that's how it relates to our scripture reading. Kandi ibyo birajyana n'isomo badusomeye. And also the women's ministry emphasis today. Kandi bikanajyana nanone n'ibyo icyiciro cy'abana n'abategarugori batinzeho uyu munsi. So the third one we find where Jesus teaches the disciples to pray. Rero icya gatatu naho dusanga Yesu n'abigishwa be bari gusenga. And how does he teach them to address God the Father? Nuko rero n'uburyo yabigishije gusenga n'uburyo bagomba kubwira Imana nk'ababwira umubyeyi wabo papa wabo. He says, Our Father which art in heaven. Nuko akabigisha ati mujye muvuga ngo data wa twese uri. A beautiful image of a father and a child. Icyigisho uburyo bwo kwiga bw'agahozo aho twibona data Imana ari data. Now I grew up in a society and in a culture hari umuco navukiyemo kandi nakuriyemo where I was told that men may not show their emotions. Aho batwibwiraga yuko abagabo batemerewe kwerekana amarangamutima. If you're a real man, you will never cry. Niba uri umuntu w'umugabo koko ntugomba kwigera urira. That is how I was raised. Nuko nguko nakuze nuko bandeze. And so I got married. Nuko rero ngeze ubwo
ndongora. And 3 years later, my first daughter was born. Nuko nyuma y'imyaka 3 umukobwa wanjye w'imfura abaravutse. And I remember standing in the hospital just after the birth. Ndabyibuka mpagaze mu bitaro nyuma y'uko umwana avutse. And the doctor gave me this baby to hold. Nuko rero muganga ampereza ako gahinja mu makikire. And as I hold this beautiful daughter of mine, maze ubwo nari nyikiye aka gakobwa keza kandi kanjye, I could not control my emotions. ntabwo nashoboye kugenzura ya marangamutima yanjye. I started to cry. Nuko ntangira kurira. And I'm crying. And my wife, who had just gone through labor, nuko rero madamu wanjye nyine bariho batunganya nk'ibya nyuma yo kubyara. She says, don't worry, everything will be fine. Nuko aravuga ati yewe humura ibintu byose biragenda neza. And I cannot tell you why I was so emotional. Ntabwo nshobora kubabwira ukuntu ibyo bintu byambayeho. Maybe it was the realization that this was my child. Ahari ntekereza yuko byari bishingiye kureba aka gahinja maze nkibuka yuko ari akanjye bwite. That I had co-created with God. Mu yandi magambo nanjye binyuze mu Mana nanjye nari nahindutse nk'umuremyi. It was one of the most beautiful moments in my life. Umva iyo ari umwanya udasanzwe w'agahozo mu buzima And bwanjye. God captures that moment and that feeling. Nuko rero Imana ifata ako kanya k'iyo myumviro yanjye. And He says, that is how I love you. Nuko ikambwira iti nguko uko ngukunda. Because Amen. there is no greater love than that of a father or a mother for their child. Kubera yuko nta rundi rukundo rwabaho rurenze urwo umubyeyi akunda umwana we. 3 years later, my second daughter is born. Nuko nyuma y'imyaka 3 rero mbabyaye undi mwana. The same thing happened. Nanone biza kurangira bigenze gutyo. 9 years later, my last born comes. Nanone kandi hashize indi myaka 9 nanone nibwo nabyaye kabucura kanjye. I think to myself, now I'm mature. This will not happen again. No, I'm crying again. So my wife said, no more children. She doesn't want to see me crying so much anymore. But every time it was a beautiful moment and I couldn't keep the control of my emotions. My love for my children is so big I couldn't explain my feelings. But I did start to understand God's love for me. More than I previously did. And so when God says, I love you like a father loves you, we start to understand His love. The love that will do anything for that child. But here is the challenge. One of Satan's things that he does in life is to destroy the image of God in our life. And so he attacks this very beautiful relationship between parents and children. And parents are fighting with their children. And children say the parents don't understand They don't understand our generation. And sometimes that fight and that alienation is so strong that parents and children do not talk to each other for a long time. And maybe a father in a relationship
ari umupapa mu byerekeranye n'uko abanye n'abandi nabe had beaten or abused his child. ari yahodaguye cyane uyu mwana mu buryo burenze urugero. And now the pastor comes and he says, God loves you like a father loves your child. noneho pastor akinjira muri urwo rugo agatangira kuvuga ngo Imana irabakunda nk'uko papa akunda abana be. But because Satan attacked your family, ariko kubera ko Satani yagabye igitero mu muryango wawe, the picture of God's love that you have, iyo sura Imana iragira muri uwo muryango has been damaged. yarangiritse. And so when Satan attacks relationships between parents and children, iyo Satani atugabyaho igitero akangiza umubano dufitanye mu muryango, it is not only for the damage it does between parents and children, ntabwo birangirira gusa kuri uwo mubano hagati y'ababyeyi n'abana, but he is also destroying in those children's mind ahubwo birimbura mu ishusho y'abana their picture of God's love. isura Imana yagombaga kubagiramo. Remember, most children up to about 5 or 6 years old nibuke cyane abana iyo bageze mu myaka 5-6 cannot properly understand the concept of God. ntabwo baba bashobora barakumva neza Imana icyo ari cyo. They struggle with abstract thinking. See, nuko rero baba bagikeneye gukomeza kwigira ku bindi bintu relating to things which they cannot see. barebera bigira ku bintu bashobora kureba n'amaso yabo kandi And bakabyumva. so for those first years, nuko rero muri iyo myaka yabo ya mbere the only picture of God that that child has ipica cyangwa se isura abana bashobora kwigiraho neza Imana is your life as mother and father. n'ubuzima bwawe, wa mugabo we, wa mupapa we, wa mumama we. You are God to their children mu yandi magambo uri Imana kuri uwo mwana, because they can see you. kubera yuko ni wowe bashobora kureba. And if you give them the wrong image of God, nuko rero iyo bahaye ipica itari yo ku Mana, that picture of God is destroyed in their mind. iyo rero ni ukuvuga ngo Imana uko bayumvaga bise byangirika. Another problem in us as parents ikindi kibazo kuri twebwe ababyeyi is that our words and our actions sometimes do not correspond. nuko akenshi amagambo yacu ibyo tuvuga n'ibyo babona dukora biba bihabanye. And children do not like that. kandi Children do not like that. kandi ibyo nyine umwana ntabikunda pe namba. They want consistency. bashaka yuko ibyo bintu biba bihuye. I saw this in my own family recently. ibyo naje kubibona mu muryango wanjye vuba aha. I do not like it when my daughters shout at each other. ntabwo nakundaga kubona uko ubukobwa bwanjye burwana. Because the neighbors are going to think they're fighting. uko basakuza uko abana banjye basakuza kuko ntabwo yuko abaturanyi bagira ngo bari kurwana. So one day I'm sitting working in my office. nuko rero rimwe ubwo nariho mu kazi mu biro byanjye. My two eldest daughters is in the house. nuko abakobwa banjye bari mu rugo. The younger one is playing outside in the garden. umutoya ari gukina hanze mu busitani. And she wants her sisters to join her. noneho yifuza yuko mukuru we nawe yamusanga. But she's too lazy to come into the house to call them. ariko nanone ntiyagira umwete wo kujya mu nzu ngo amujye kumuhamagara. So now she's shouting from outside, ahubwo ahamagarira ari hanze, wino. And I don't like this. kandi ibyo nkaba mbyanga. So I sit there in my office. noneho mpita nsohoka mu biro byanjye. And I'm getting more upset and frustrated. ndetse ntangira rwose ngenda ndakaye, uburakari bugenda bwiyongera. And so eventually I say to her, nuko mpita mubwira, stop shouting at your sister. mushiki wanjye, rekera ubwo rusaku. Until I realized what I did. And then I realized what I had done. nuko mba ntekereje mbonye ibyo nkoze. I was shouting at her. nariho nanjye ubwanjye musakuriza. Telling her to stop shouting at the sister. kandi ndi kumubwira ngo nareke gusakuriza mwene nyina.
there was no consistency between my words and my actions. urumva ko ibyo nari ndi kumusaba ntabwo bihuye n'ibyo nari ndi kuvuga. And I think she learned to shout from me. ahubwo mu yandi magambo ni nkaho urusaku yarwigiye kuri njyewe. So I stood up and I went to her. nuko rero ndahagarara ndagenda ndamusanga. And I said, I'm sorry that I shouted. ahubwo ntangira kumusaba imbabazi ndi rero nanjye nashakuje. Come, let's go and find your sister. ahubwo tujye gushaka mukuru wawe. But it was an important lesson for me. ariko ibyo byambereye isomo rikomeye. As father and as parents, our words and our actions must correspond. kuko nk'umubyeyi nka papa amagambo yanjye agomba kuba ahuye n'ibikorwa byanjye. And so I want to encourage all the parents here today. nuko rero ndagira ngo ntere umwete ababyeyi mwese muri aha. Mothers, fathers, grandmothers, grandfathers, and nk'aba mama ba kaka n'abandi bo bakecuru muri aha n'abasaza. that the task we have to raise children kubera yuko inshingano dufite yo kurera abana is more than just making sure they grow up. nta irenze kuvuga ngo ndabizi nkoro ibyo ashoboye byose bari gukura. It is preparing them for eternity. ahubwo ni ukubaringaniriza no kubategurira kuzarama ubugingo buhoraho. And please take that responsibility serious. nyabona icyo mukiteho nk'igikomeye. So the fourth example the Bible uses nuko rero icyo twakwigiraho cya kane bibiliya ikoresha also has to do with relationship. nanone nacyo gifitanye kirajyana n'imibanire y'abantu n'abandi. God says, I am the bridegroom. kuko imana iravuga iti njyewe ndi umukwe And you are the bride. nuko wowe ukambera umugeni. What a wonderful image again. mbega nanone ishusho y'akataraboneka. So as pastor, I have conducted many weddings. nka pastor rero nagiye nshingira ubukwe bwinshi. And the pastor has a different perspective to the members. kandi pastor aba afite uko azi abizera be. Standing up front waiting for the proceedings to start. nuko ahagaze imbere agatangira gusaba kugira ngo abageni binjire. You will see the bride's family sitting on the one side. nuko ukabona umukwe aherekejwe n'umuryango we ku ruhande rumwe. And the groom's family sitting on another side. noneho n'umugeni nawe yicaye mu rundi ruhande n'ab'umuryango we. They are still looking at each other. They're still watching each other. nuko bagatangira gucungana no kurebana ku ijisho. Wondering if this man will be good enough for my daughter. buri wese atangira kureba ese mama uriya yaza bamwiza ku mukobwa wanjye. Wondering if that girl will look after my son. ese mama uriya mukobwa azakunda umuhungu wanjye. And the way things happen differs in different cultures. ibyo nta nuko bigenda mu mico ya benshi y'ahantu hose. But as I'm used to it, eventually the bride will come in. The bride will eventually come in. ariko mu busanzwe umugeni umukwe azaza yinjira. And then there's a small ceremony where the father gives the bride away to the noneho husband. hari gahunda ntoya ibaho ku bageni. umubyeyi wa wa mukobwa akamuha wa mukwe we. And then the bride and the groom stand in front of the pastor. noneho wa mugeni ndetse n'umukwe bagahagarara imbere ya pastor. And for a moment in time, just a short moment, noneho muri ako kanya gatoya muri ako kanya gato the love between the bride and the bridegroom urukundo ruri hagati y'umukwe n'umugeni is so beautiful. umva ruba rutunganye rwose rwuzuye It pe. is so real ruba ari rwo rwose pe. that one can almost touch it. kugeza ubwo ahari umuntu yanarukoraho. And I always tell the bride and the bridegroom nuko kenshi nkunda kubwira umugeni n'umukwe to forget about everything for a while. kugira ngo bibagirwe ikindi icyo ari cyo cyose kiri aho. Look deep into each other's eyes noza ahubwo bahindukire barebane mu maso. and enjoy this perfect moment of love. noneho ako kanya k'urukundo ruhanitse rwose kabaryohe. And again, God captures that moment. nuko rero ako kanya niko imana yafashe. And He says, that is how I love you. noneho iravuga iti nguko uko nanjye mbakunda. Because the love between a husband and a wife kuko urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore is different than a love between a father and a child.
n'urukundo rutandukanye n'urwo umubyeyi aba afitanye And n'umwana. so God is adding more and more dimensions of love. Rero mu gukoresha ayo mashusho atandukanye Imana iragenda yongeraho ibisobanuro byatuma twumva urukundo But rwayo. again, here is the sad part. Ariko nanone ahangaha hari ikibazo. Satan attacks marriages. Kubera yuko Satani yateye imiryango. Because he knows if I tell you Kuko arabizi nababwira that God loves you like a bridegroom loves his bride, niba bivuga yuko Imana idukunda nk'uko umukwe akunda umugeni we muri ka kanya. it sounds so beautiful in the way I've explained it now. It sounds beautiful in the way that I described it. Birumvikana ko byagasobanutse kuko hose ku isi ibyo birahari. But if your bridegroom is unfaithful, ariko iyo umugabo wawe cyangwa umukwe atabaye indahemuka and leaves you for another woman, ahubwo akaba yagirana ubucuti n'undi mugore, then saying that God loves you like a bridegroom loves a bride, ubwo rero cya gitekerezo cy'uko Imana ikunda nk'uko umukwe akunda umugeni we has no meaning whatsoever. ubwo rwose icyo gisobanuro kiba cyapfuye. In fact, it can even be hurtful. ahubwo ibiramambo kibasha kwica ubwo busobanuro And rwose. so Satan attacks marriages, nk'uko yuko Satani agaba ibitero ku miryango, not only to destroy relationships between men and women, atari ukugira ngo gusa yangize isano iri hagati y'abagabo n'abagore babo, but to destroy the image of God. ahubwo kugira ngo arimbure rwose ya shusho y'Imana. And that is why I want to encourage the marriages here today. niyo mpamvu uyu mwanya ndagira ngo ntere umwete abashyingiranywe mwese To remain faithful to your husband or nyabuna wife. kugira ngo mwese murindane kandi muberane indahemuka. For in doing that you are portraying the love of God. mu gihe cyose muzarinda iyo sano iri hagati yanyu muzaba mwerekana rwa rukundo rw'Imana. Firstly to your spouse, hagati yanyu abashakanye, secondly to your children, bwa kabiri hagati yanyu n'abana banyu, to the whole community. ndetse no hagati yanyu na rubanda rwose. And marriages are losing their popularity today. uyu munsi imiryango gushaka byataye agaciro, Because Satan knows he can destroy God's image. kubera yuko Satani asa n'uwabigezeho kurimbura iyo sano cyangwa iyo shusho y'Imana. May God bless your marriages. nyabuna mwebwe bashyingiranye Imana yongere ihire imiryango yanyu, gushyingiranwa kwanyu. And in Ephesians 5, he gives some advice. ndetse mu Efeso igice cya 5 hari inama Imana ubwayo yatanze. And verse 22, it speaks to the wives. kandi ku murongo wa 22 imanza kubwira abagore. And it says, wives, submit to your own husbands nyabuna abagore mugandukire abagabo banyu as to the Lord. nk'uko mugandukira umwami wacu. And I'm sure all the men are saying, Amen. nakwibwira yuko niteze kumva yuko abagore bose bavuga ngo amen. My wife must be submissive to me. nako abagabo bose bari kuvuga ngo amen, umugore we nyabuna mugore uri kumva yuko ugomba kungandukira. But here is a balance in this verse. ariko hano muri iri somo harimo gushyira mu gaciro kuri buri wese. Because in verse 25 it speaks to the husband. kubera yuko noneho ku murongo wa 23 n'abagabo bibagarukaho. And it says, husbands, love your wives. nuko bakavuga ngo abagabo namwe rero mukunde abagore banyu. But then it explains how we must love our wives. noneho bikazana n'ubusobanuro bw'uko twashobora kubakunda. Just as Christ also loved the church bikavuga ngo nk'uko Kristo yakunze itorero rye and gave himself over to it. kugeza ubwo aryitangira agatanga ubuzima bwe. So now for the husbands or the men, rero abagabo noneho rero abagabo cyangwa abapapa, how must we love our wives? mbese ni kandi tukunda abagore bacu bingana
bingana iki? The Bible says, like God loved the church Kuko Bibiliya iravuga ngo nk'uko Imana yakunze itorero ryayo and gave himself for it. kugeza ubwo ubwayo iryitangira igatanga ubuzima As we bwayo. discovered this week in the seminar, Nk'uko nagiye nkomeza kubibona muri iki cyumweru, God's love on the cross was so great. God's love on the cross was so big urukundo rw'Imana yerekanye ku musaraba rurahebuje that he placed our needs above his own. kugeza ubwo yishyizeho ibyacu. He could have come down from the cross yabashaga Yesu yashoboraga kuva kuri wa musaraba and saved himself, nuko akikiza we ubwe ku giti cye, but he could not save us at the same time. ariko ntiyari kwikiza ngo abe agishoboye no kudukiza. If Jesus came down, we would be lost. Igihe Yesu yari guhitamo kuva kuri uwo musaraba, twebwe twari kuba tuzimiye. If he remained on the cross, we would be saved. Kandi kuguma kwe ku musaraba niko kari agakiza kacu. And so he put our needs above his own. Bityo rero ibyo dukeneye yabishyize hejuru y'ibyo we yari akeneye. That is how God loved the church and gave himself to her. Nguko uko Imana ikunda abantu kandi niko natwe dusaba gukunda. So when Ephesians says, husbands, love your wives, noneho rero igihe mu Befeso avuga ngo mwa bagabo mwe mukunda abagore banyu, and it describes us in the way that God loved the church, kandi bikaba bigereranya n'uburyo Imana yakunze itorero ryayo, it is speaking to us as husbands. ubwo iri kuvugana natwe abagabo, And it is saying, just like Jesus Christ. noneho akatubwira twebwe abagabo ngo nk'uko Yesu yabikoze ku musaraba. We must put the needs of our wives above our own. Ni ukuvuga ngo ibyifuzo n'ubukene by'abadamu bacu, abagore bacu bakeneye, tugomba kubishyira hejuru y'ibyo twebwe dukeneye. And that we do not always do. Kandi ntabwo ariko tubigenza. But the balance in this verse is, if we go back to verse 22, ariko ugushyira mu gaciro kuri hagati y'aya masomo where it says, wives, submit to your husbands, nuko bigaruka ku bagore, abagore mwe mugandukira abagabo. any wife will be more than willing to submit to her husband. kandi Any wife will be very willing to submit to her husband. kandi ndibwira yuko buri mugore wese yakwifuriza kugandukira umugabo we. If he follows verse 25, igihe akomeje ku murongo wa 25, by always putting her needs first. igihe azashyira nawe ibyifuzo bye mbere y'ibya mugenzi we. Do you see the balance it brings out in this relationship? The balance it brings? Munsi mwese murabona nanone ugushyira mu gaciro isomo rizanye. Submission does not mean that a man can abuse his power over his wife. Bivuze ngo ntabwo umugabo agomba kwangiza cyangwa guhemukira umudamu umufasha we. It means that because he loves her so much, ahubwo kubera yuko amukunda cyane, he will put her needs first. aho ibyo yifuza ubukene bwe nibwo azashyira mbere y'ibindi. But this also speaks to children. ariko nandi byo Imana nayo ivuga ikagira ikibwira n'abana. In chapter 6 verse 1, kuko mu gice cya 6 umurongo wa mbere, children, obey your parents in the Lord. bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Honor your father and your mother. mujye mwumvira ababyeyi banyu, wubahe so na nyoko, Which is the first commandment with a promise, kuko ari naryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, that it may be well with you and that you may live long on the earth. kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. When does our obedience to our parents end? mbese ukubaha ababyeyi gukwiriye kugarukira. It does not end when we leave the home and get married. ntabwo birangirira igihe abana bavuye mu rugo nabo bagashyingiranwa n'abandi. Yes, we do have a new primary responsibility for our wife, kuko twashyingiwe natwe biduha izindi nshingano, but we still have a responsibility to our parents. ariko bivuze yuko tugifite inshingano ku babyeyi bacu nabo. And that is a lifelong commandment. nuko rero iryo ni itegeko ry'Imana ry'ubuzima bwose. Where I've come from, I've seen many children
where I come from in South Africa, I've seen many children kuva nava muri Afrika y'Epfo nabonye abana benshi who take all their parents' possessions abageraho ndetse bagasimbura ababyeyi babo while they are still alive, bakiriho, and then they forget about their parents. nuko bikagera ariko bakarangira bibagiwe bababyeyi. That is a sin before God. Icyo ni icyaha mu maso We y'Imana. must also honor the elderly in our community. Dukwiriye kubaha abasaza n'abakecuru turi kumwe nabo mu buri buzima, Because whatever I am today, kuko aho naba ndi hose naho ngeze hose I am there because of them. mpageze kubera bo. And so the Bible speaks here about all relationships. Nuko rero aha Bibiliya murabona yuko ikoze mu nguni zose z'ubuzima bw'imibanire yacu, Children and parents, ari hagati y'ababyeyi n'abana, husbands and wives, hagati y'abashakanye, and in all the relationships, God is trying to explain His love for us. kandi aho hose icyo Imana iri gugerageza kudusobanurira ni urukundo rwayo idukunda, Using pictures to explain how much He cares for us. ikakoresha ibyo bigereranyo byose kugira ngo tubashe kumva neza urukundo idukunda. And the evil one tries to destroy relationships. N'uburyo Satani noneho awe akora kugira ngo yangize ayo masano, So that we will never have the correct picture of God's love. kugira ngo tutazigera dusobanukirwa neza n'ishusho y'urukundo rw'Imana muri twe. Be faithful in your relationship. Nyabuna uko mubana na bagenzi banyu mube indahemuka, Be God-fearing, born-again, spirit-filled. mube ibyaremwe bishya, abana bashya, abyaremwe bishya. Parents to your children. Mube yemwe mwababyeyi mwe ku bana banyu, And may we, through our lives, ndetse no mu buzima bwacu bwose give people a picture of how God's love is. uzagerageze ku giti cyawe kwerekana mu mico yawe uko Imana iteye. God bless your relationships. Imana ihire gushyingiranwa kwanyu n'amasano yanyu, Is my prayer in Jesus' name. kandi niko gusaba mbasabira mu izina rya Yesu. Amen.